Iyo ukanze akanyenyeri 182 akanyenyeri 5 urwego winjira muri system ya Mokash, Canvas, Ejo Heza ndetse n'izindi serivisi zigiye zitandukanye. Nimba wumvishije neza hari uburyo nagarutseho bwa kabiri. Canvas ni imwe muri system zishyashya za MTN ziri gufasha abantu kugera kuri serivisi zayo za mobile money ndetse n'ihererekanya ry'amafaranga mu buryo bugiye butandukanye bidasabye yuko bajya mu bintu byinshi cyane ndetse no guhangayikishwa n'amafaranga mu gihe utafite kuri telefone. Robert aguze Joyce y'ibihumbi 2 kandi kuri telefone ye afite inoti y'igihumbi cyonyine gusa. Ese ni uwuhe buryo Robert yifashishe yishura Kagabo kandi kuri telefone ye afiteho igihumbi gusa? Wibuke yaguze Joyce y'ibihumbi 2. Aha rero no Canvas igomba kwinjira mu mutwe wawe ugahita utangira kumenya ikikora n'impamvu ugomba kuyikoresha, nimba utari wayikoresha cyangwa se nimba utari wayisobanukirwa amakuru yayo ugahita uyisobanukirwa nona. Ahangaha ikigo cya MTN niho kizana udushya twinshi cyane dutandukanye n'ibindi bigo by'ishoramari. Nyuma yuko twamaze kumenyera gukoresha mobile money, kohereza ndetse no kwakira amafaranga, ubu rero twakurikiyeho ikigo cya Mokash mu rwego kwiguriza ndetse no kuguza amafaranga biciye muri kigo cya Mokash. Ubu rero twinjiye mu kindi kiragano cya Canvas aho ushobora kwishyura amafaranga kuri mugenzi wawe udafite amafaranga kuri telefone yawe. Ubu rero ni munyemere twinjire muri system ya Canvas dusobanukirwe indambwe ku yindi uburyo ikora n'ukuntu uraza kuyifungura muri telefone yawe, icyo ugomba kwirinda n'impamvu ugomba kwirindamo kuyikoresha mu gihe kirengeje urugero, n'ikiza izaniye abanyarwanda cyangwa se abaturarwanda, n'urugero rwiza ukwiye kuba wabikoramo kugira ngo bitazaza kukubyarira ingaru, dore yuko ikintu cyose kisaba kirimo ideni byanga bikunda kiba gifite ingaru, nuko izo ngaru zishobora kuba zagaragara mu gihe kirekire ariko nanone zigakomeza zikagaragara. Niba ari ubwa mbere wisanze kuri umuyoboro mugari wa MGTech Rwanda, icyo ukora ni ukora subscribe. Ibiganiro by'ubwenge ndahandi ubisanga. Nguhaye ikaze. Iyo ukanze akanyenyeri 182 akanyenyeri 5 urwego winjira kuri serivisi zikurikira: Mokash, Canvas, Ejo Heza ndetse n'izindi serivisi. Mokash ni uburyo MTN yashize bwo kwizigamira ukoresha telefone yawe utavuye aho uri, aho ukabikora ako kanya ukoresheje telefone yawe bidasabye yuko ufite account muri banki. Yewe kandi iyi Mokash ifite ubushobozi bwo kuguriza amafaranga yose ushaka bitewe nuko ukoresha iyi system ya Mokash ndetse n'uburyo ugenda uzigama amafaranga muri system ya Mokash. Mokash iguza amafaranga guhera ku giceri cyarimwe kugeza kuri miliyoni 5 ndangwate bisabye uretse kwizerwa gusa na MTN ndetse n'uburyo ukoresha simukadi ya MTN mu kuzigama amafaranga yawe kuri Mokash. Gusa situgiye gutinda kuri Mokash, ndabizi neza yuko abantu benshi mwamaze kumenyera Mokash uburyo ikoramo, aho koreka twinjira kuri iki system ya kabiri, anali system nshyashya iri kuza Canvas. Uyu ni umwihariko wa MTN nanone yashizeho mu rwego rwo gufasha abayikoresha muri system zo guhererekanya amafaranga. Kugira tubyumve neza reka duhere kwa runo rugero. Gilbert agiye kugura Joyce muri supermarket ya Kagabo. Ageze kwa Kagabo asanga Joyce iri kugura ibihumbi 2. Arayiguza. Agiye kuyigura amusaba yuko Kagabo agiye kwishura kuri telefone. Kagabo arabyemeye. Gilbert akanze akanyenyeri 182 akanyenyeri 1 akanyenyeri 1 ashiramo nimero ya Kagabo cyangwa se akoresheje kode ye, ariko akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 urwego. Amaze kubikora amusabye yuko ashiramo amafaranga. Gilbert kuri telefone ye azi yuko afite ibihumbi 2. Mu gukanda bamubwiye yuko amafaranga afite kuri mobile money adahagije, kandi Gilbert yamaze gukunda Joyce yewe yanayipfunde yatangiye kuyinywaho. Ihise utangira gutekereza igikurikiraho, ariko urabona yuko Gilbert adafite ikibazo cyo guhangayikishwa nuko yanyweye kuri Joyce akaba atayisubiza Kagabo. Icyo Gilbert arakora arakanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 5 akanyenyeri 2 urwego maze arema amafaranga yemerewe muri system ya Canvas. Icyakora arakanda none ya mibare akanyenyeri 182 akanyenyeri 1 akanyenyeri 1 urwego maze yishyure Kagabo akoresheje ya system ya Canvas, kandi kuri mobile money afite inoti y'igihumbi gusa, hanyuma Canvas nayo imushireho ikindi gihumbi. Nibyo ushobora kuba ubyumvishe nk'inzozi ariko ni ukuri. Reka none tubisobanure mu buryo bwusobanutse.
Canvas ni imwe muri systeme MTN yashize mu rwego rwo gufasha abakoresha systeme yayo koherezanya amafaranga biciye mu kigo cya Momo, aho ushobora kohereza amafaranga umukiriya cyangwa se umucuruzi bidasabye yuko ufite amafaranga kuri telefone yawe, aho ukoweho ukazishura nyuma. Uko twabirebye haruguru, Gilbert yagiye kugura Joyce muri supermarket ya Kagabo, amaze kuyigura anayisoma ariko abura amafaranga yo kuyishura kubera yuko ari yizeye ko afite amafaranga kuri telefone ye, ariko yajya kureba agasanga afiteho inoti y'igihumbi gusa. Ariko Canvas yamufashije kwishura amafaranga ya Kagabo yari yaguze Joyce. Icyo yakoze, akanze akanyenyeri 142 akanyenyeri 5 urwego maze akurikiza amabwiriza. Amaze kumwishyura, ubwo cyari gisigaye nuko Gilbert azishyura MTN cyangwa se Canvas kugira ngo systeme ikomeze kumwemera amafaranga ndetse no kwiyongera kw'amafaranga kwe ukubashe kuba kwakiyongera. Canvas ni systeme nziza cyane aho ushobora kubakura amafaranga bitewe nuko ikoresha amafaranga yawe kuri mobile money. Ukuntu bigenda rero, bakuguza nk'uburyo baguza amayinite bisanzwe. Tumaze kubimenyera uko ugura amayinite menshi cyane kuri sim card yawe ya MTN, uko amafaranga yiyongera bakuguza amayinite agenda azamuka. No kuri Canvas nuko bimeze kuri systeme yawe ya mobile money. Hanyuma uko ugenda uyikoresha niko bakongerera amahirwe, niko bakongera amahirwe yo gukoresha iyi systeme ya Canvas ndetse n'amafaranga menshi cyane. Neba nawe ko biraza gukunda, kanda akanyenyeri 142 akanyenyeri 5 urwego maze ukurikiza amabwiriza, uze kumbwira amafaranga baraza kukwemerera bitewe nuko ukoresha kuri mobile money. Icyo ukora uraza ubyandika muri comment, biraza gutuma abandi nabo bareba iyi video babyizera. Niba watekereje neza, usitangira kwibaza ese ntabwo bishobora kuba bicaginga inyungu nyinshi. Watekereje neza cyane. Iyo ugiye kuguza amafaranga muri banki cyangwa koperative cyangwa se kimina, bitewe n'ahantu ugiye kuza amafaranga, akenshi na kenshi umuntu azaguhereza azagusaba yuko ayo mafaranga ugomba kuyungukira. N'ubu buryo nabwo bugomba kunguka byanga bikunda, kuko nabo bari mu bucuruzi. No kuvuga yuko buri mafaranga yose ufiteho, no kuvuga ko buri mafaranga yose ujyaje urakura muri iyi systeme ujyaje urayungukira 10% by'amafaranga uzaba warafashe muri iyi systeme. Ikindi kibazo, ese ubu buryo bushobora gutuma bagushira muri CRB? Yego, birashoboka cyane. Biremeye Momo ari systeme bifatwa nk'ikigo cy'ubucuruzi cyangwa se nka banki. Iyo kikuguje amafaranga ukarenza igihe cyo kwishura, utamenyekanishe n'impamvu, utamenyekanishe n'impamvu utishyuye amafaranga ku gihe, iki kigo kigusabira kugushira muri CRB. Bivuze yuko none iyo ukoresheje buri systeme y'iki kigo ifite ubushobozi bwo kugushira muri CRB mu gihe utujuje amasezerano mwagiranye. Bivuze yuko nahangaha kujya muri CRB bishoboka cyane mu gihe utishyuye amafaranga baba baraguhaye neza. Inama z'ingenzi: niwinjira muri iyi systeme ujye ukoresha amafaranga ufite ubushobozi bwo kwishura bidasabye yuko uhangayika cyane, yewe bikashobora kuba byatuma bagushira muri CRB. Ikindi, ujye ugenzura buri simukadi yose ikubaruye, kuko iyo simukadi umuntu ashobora kuba yayifata akinjira muri iyo simukadi, akinjira agahindura agakoresha iyo simukadi yawe akagurizaho amafaranga, hanyuma bikazakugora kuyishura. Niyo mpamvu ugomba kugenzura buri simukadi yose ya MTN ikubaruyeho cyangwa se ikindi kigo kikubaruyeho, mu rwego rwo kurinda amafaranga ndetse no kurinda umutekano wawe, mu rwego rwo kurinda buri mutekano wa buri simukadi ikubaruyeho. Nshimiye kuba ugeje izi saa tukiri kumwe, reka duhure muri video ikurikira. Naho ubutaha, ciao ciao, hasta la vista.